Hello again. Tubaye ikaze kuri Healing Word Official. Nge nitwa Owayezu Valence, turi kumwe nk'ibisanzwe muri Gospel Talks. Tuganira ku kuba abahanzi b'ibyamamare n'abastari ashobora kuba yakorera Imana, cyangwa se yaba umukozi w'Imana yagakorera Imana, cyangwa se no tunibaze ku kibazo abantu benshi bakunda kwibaza ngo Umukristo yemerewe kumva secular music. Ibyo nibyo tugiye kurebaho cyane kuba namashininze Bruce Melody. Ntago nuko nabonye ari big figure mu Rwanda, abantu bashaka kuhita bumva wenda agaciro k'icyo nshaka kuvuga. Kandi gukorera Imana no kuba gukorera Imana n'umuntu wese yakorera Imana, ikintu cyose cyakorera Imana. Tujye kwibaza ngo ese ibyamamare bishaka gukorera Imana bikagomeza bikanaririmba secular music, kuko abantu benshi bana badizatinga bagakora bakava muri secular music bakajya muri gospel music, cyangwa umuntu agahita ava muri gospel akajya muri secular. Gusa abahanzi benshi ibyamamare benshi baturuka muri gospel music bakageza muri secular music. Tuzareba impamvu kubera icyo abantu bava muri gospel music bakajya muri secular music ari benshi cyane. Cyangwa ukabona umuntu yabaye muri secular music ari umuhanzi ari icyamamare, kabone ejo ahise yivamo yigiriye muri gospel music, kandi akaba kari afite amahoro. Urugero tukavuga Ngabo Medal, tukavuga n'abandi benshi mu gihe hari n'abavamo bakajya muri gospel muri secular. Mu Rwanda harimo ba Mani Marite, ba Aline Sano and so on. Noneho turaza no kureba ngo ese Umukristo yemerewe kumva secular music cyangwa ntabwo abyemerewe. Mbahaye ikaze rero muri ikiganiro tugiye kugirana mu biganiro. Muze gushyira muri comment, share na subscribe ku kindi kintu twumva twazaganira ubutaha mu kijyanye n'ikibazo waba wibaza mu bijyanye n'imyizerere ya Gikristo no kubaho mu buzima buri social no guhuza n'ubuzima bw'umwuka. Rero ndagushikariza gukora subscribe, share and comment kugira ngo ubutumwa buze kugera ku bandi bantu benshi. Kandi iyo ukoze subscribe hari ikintu uba ukoze na like, ubutumye YouTube iza recommendinga iyo video ikagera ku bandi bantu, atari uko bakurikiye iyo channel gusa bakayibona kuri wall page yabo. Igihe bagiye kuri YouTube bagahita babona iyo video YouTube yayirecommendinze, kubera ko YouTube iba yamaze kubona ko abantu bari gukora like cyane banayisubscribingaho, abantu bakayikunda. Rero na YouTube nayo ikagira gute ikayiha abantu benshi. Rero gukora subscribe kwawe kuratuma ubutumwa bugera ku bantu benshi hafi na kure, kandi bubohora abantu batandukanye. Ni karibu rero kugira ngo tuganire. Yes, kimwe mu bintu abantu benshi bakunda kwibaza kandi bakwiye kumenya, cyangwa se ikindi kintu cy'ingenzi, nuko mu buzima bwa Gikristo kugira ngo ubeho muri ino si yacu tugezemo uri Umukristo, bitandukanye n'isi y'aba Paulo na ba Petero. Wenda bo babazizaga kwizera bakabica, ariko ubu ntawe ukwica. Ariko ugasanga nutamenya ubumenyi bwo guhuza isi, ngo ukorere isi, ukorere n'ijuru, ukorere mu isi, ube mu isi ariko isi ntigutware. Ibyo bintu nutabimenya ntago uzigera ujya mu ijuru. Mu ijuru mw'ino si yacu tugezemo no kumenya gukora cyane mu isi, ukamenya no kwiconnectinga n'ijuru. Rero ibyo bintu kugira ngo ubimenye nuko ukura mu myumvire no mu mibereho yawe, kuko udakuze mu myumvire ejo uzabona umuntu umucira urubanza, umuntu umubwire ko ari umunyantege nke, ubona umuntu umubwire ko ntacyo ashoboye, wumve ko urenze. Deje ubw'ijuru waritaye. Ukeneye kumenya ibintu byinshi n'imyumvire n'ibibazo bimwe na bimwe bibaza bigasobanuka, kuko hari n'ibyo tuzamenyera mu ijuru. Niko muri yavuze ngo nzi ko byose nzabimenya. Nitugera mu ijuru ibintu byinshi tuzamenya. Hari ibibazo biba byipakinze mu mitwe tuzabaza Imana. Hari ibintu tuzabariza mu ijuru nibyo tuzamenyera mu isi. Rero hari ibibazo tujya twibaza ibyinshi ugasanga Bibiliya bisubiza, n'abantu bwabyo uko babibona barabisubiza, n'abantu bahumekeyemo n'umwuka w'Imana bakabisubiza. Rero turagenda twirefera kuri Bibiliya kugira ngo tumenye ngo ese umuntu ashobora kuba ari umukozi w'Imana aririmba kandi akanaririmba secular music. Umuntu ashobora kuba abakristo bemerewe kumva secular music. That's what we are going to talk about. Yes. Okay, tubanze tumenye gutandukanya secular music and gospel music. Secular music ni iki na gospel music ni iki? Secular music ni indirimbo zose zaririmbwe zitaka, zisebya cyangwa zigaya ibintu, abantu, ahantu, serivisi, ibitekerezo by'umuntu
ibintu nk'ibyo. Gospel music ni izihe ndirimbo? Ni indirimbo zaririmbiwe guhimbaza Imana gusa, izo bita gospel music. Abantu benshi bakunda kwibaza niba umuntu yaririmba indirimbo ziri sekira, wenda nka Bruce Melody n'abandi bahanzi b'ibyamamare, hanyuma kandi akanakorera Imana. Igisubizo navuga ni cyane rwose, ni yego, birashoboka. Umuntu ashobora kuba aririmba sekira music kandi akaba yanakorera Imana. Gukorera Imana cyangwa se gukorera Imana no gukora ibikorwa byose bigaragaza Imana, cyangwa se byerekana icyubahiro n'urukundo rw'Imana. Ibintu byose bigaragaza urukundo rw'Imana, icyubahiro n'ubwiza bw'Imana birimo kwera, byose babyita gukorera Imana. Umuntu ashobora gukorera Imana afasha ababaye, akanashinga ikigo kibikora, hanyuma akagumya gukora secular music. Birashoboka cyane rwose. Noneho turaza kureba ngo ni umuntu ukora secular music yitwararika ku biki, abakora izi secular music azikora mu buryo bumeze gute. Umuntu ashobora kuririmba secular music ariko akirinda kuririmba sexual immorality songs, cyangwa akirinda gukora violating songs, cyangwa akirinda gukora mbega indirimbo zijyana abantu mu rugomo. Umuntu ashobora gukora secular music akirinda ibintu bibiri tugiye kuvuga. Ikintu cya mbere, kwirinda ibintu byose bijyanye na violence, akirinda n'ibintu biri secular sexual immorality songs, ibintu bijyana abantu mu busambanyi, bishikariza abantu kujya mu busambanyi, ibintu bituma hazamo urugomo n'imico mibi cyane. Ibyo ni ibyirinze, ugakomeza ugakorera Imana uririmba secular music, ushobora kugira gute kubaho, bishobora kubaho, mbega birashoboka. Dore ibintu bitatu wakitondera uri umuhanzi ushaka kuririmba secular music, cyangwa se uri umukristo ukunda kumva secular music. Kandi ibyo bintu nubyitondera ntuzigera wangiza umubano ugirana n'Imana. Ikintu cya mbere uzitondera ni purpose of the music, intego y'umuziki. Icya kabiri, style of the music, music icurangitse mu buhe buryo. Yes, ese ni rock, ni afrobeat, ni iki. The content of the lyrics, lyrics zanditse gute, umuririmbyi ari kuririmba ibiki. Niba uzumva, niba uri umuntu ukunda kumva secular music, ugomba kwibaza ngo umuririmbyi ari kumva nako uwanditse yanditse izihe ndirimbo, yanditse ahe magambo. Ugomba kubyitondera. Naho beat ngo ziri muri rock, ngo ziri muri secular, ngo ziri muri jazz, ibyo ntabwo ari ngombwa. Icy'ingenzi no kumenya ngo uwanditse izi lyrics yanditse ibiki, ibiri kujya mu mutwe wanjye ni ibiki, kuko beat zo ntacyo zivuze, nta kintu zivuze cyane. Okay, none duhere kuri purpose of the music. Niba uri umuntu ukompoza indirimbo, ugomba gukompoza indirimbo ugendeye kuri purpose of the music. Niba uri umuririmbyi, niba uri umva indirimbo, ugomba kumva indirimbo ariko wibaza kuri purpose of the music. Music intego yayo ni iyi. Reka tugendere kuri Bible. Tugendere kuri Bible, tuhere ku rugero. Abisirayeli b'abahanzi bakoreshaga indirimbo bitewe n'impamvu runaka. Vuga abasirayeli banza harimo ba David, ba Samuel n'abandi benshi. Urugero, hari barimbaga indirimbo kugira ngo birukane imbaraga z'imyuka mibi. Twahera kuri Dawidi, yarimbaga indirimbo akavuza inanga n'iningiri, akanakoma amashyi akanaririmba agira ngo yirukane imyuka mibi muri Sawuli. Mbega yaturishaga imyuka mibi yari muri Sawuli, acuranga inanga akanaririmba. Inanga nizo bita harp mu Cyongereza. Rero muri Samuel wa mbere 16 umurongo wa 14 kugeza kuri 23 hagaragaza uburyo Dawidi Sawuli yamukuye mu ntama akaza kujya amucurangira kugira ngo imyuka mibi ituze imuvemo cyangwa se ituze. Ikindi cya kabiri, hari ubwoko bw'abahanzi baririmbaga bari kuburira igihugu ibyago cyangwa se bagiye guterwa. Nehemiya 4:20 agaragaza uburyo Nehemiya yagenaga abwira ati nimuza kumva habaye kuririmba, habaye abantu basakuza baririmba, mumenye ko dutewe, muhite mwitegura twatake. Izo zikaba ari imbuzi zigendeye mu kuririmba. Icya gatatu, baririmbaga, hari abahanzi baririmbaga ngo batungure abanzi ku rugamba. Abacamanza 7:16-22 hagaragaza uburyo Gideon yafashe ingabo 300 bakajya gutera abamidiyani bitwaje ingabo 300. Ngo bigabanyije ibice bibiri, abamwe iry'itanu ahandi iry'itanu, bice bitatu, bamwe 100 ahandi 100 bajya kurwana. Baravuga ngo nituza gutangira, nituza kuba, mbega bagiye bucece bageze ahantu ingabo ziri n'abanzi bari. Yarabwira turaza gute dukubita hasi ibibindi dusakuze turirimbe, ubwo turahita twataka.
urumva ahangaha ko ari kugira ngo batungure ingabo ku rugamba cyangwa se bitere na morale ingabo. Icya kane rero kwari ukuramya Imana, bakoreshaga indirimbo bashaka kuramya Imana. Zaburi 4:1. Ese wowe uririmba Zaburi 4:1 nawe bakoreshaga bagira gute? Baririmba Imana, naho agaragaza ukuntu bakoreshaga baririmbira Imana. Okay, ubwo icyo nshaka kuvuga hano, sinirengagije ko habagamo na romantic songs. Bajya bakoresha indirimbo za romantique baririmbira abakunzi babo. Murabizi ko no muri Zaburi no mu migani na indirimbo za Solomon hano usanga birimo umukunzi wanjye ameze gutya na gutya. Ariko ikintu nshaka kuvuga nuko niyo babiririmbaga biri gospel byabaga ibintu bidakurura sexual immorality, bijyanye n'urukundo rusanzwe, nta bintu byakujyana mu gusambana, mu bintu by'ibyaha n'ibindi. None nahita nkubaza ngo uririmba ugamije iki? Yumva secular music ugamije iki? Mu buzima busanzwe wumva ugamije iki? Abantu benshi bumva secular music kugira ngo bakurure amarangamutima yabo. Hari n'abazicuranga wenda ari kumwe n'umukobwa, ari kumwe n'umusheri, kugira ngo aze kubona uko amugusha mu cyaha, uburyo bakurure immorality, ibyiyumviro, sexual feelings, babona uko bagwa mu cyaha vuba. Ari ugasanga ntagaruka indirimbo ni kera zari zimeze. Ibyo bimeze nk'uko n'ubundi Imana yaremye imbuto, abantu bazikuramo umutobe. Icyo si icyaha, cyatangiye n'utangiye gushaka ubwenge bwo gukora umusemburo. Ko nta Bibiliya igaragaza ko Imana yigeze ibwira abantu ngo mujye mukuramo umusemburo aha n'aha, ngo mu masaka mukore ikigage, ibi n'ibi mukoremo ngo ingufu n'ipirimusi n'ibindi n'inzoga zitandukanye. Imana yaremye imbuto, abantu twikuramo, tutangira gukuramo imitobe, nta kibazo, twishyiraho n'imisemburo. Uko niko rero Imana yaremye, yaduhaye amajwi kugira ngo turirimbe bisanzwe, wenda hazemo na romantic, imitoma no gutaka, ariko tukisanga hajemo n'ubusambanyi no kuzikoreramo amafaranga n'ibindi byinshi bituma twinjira tukajya muri violence, mu rugomo n'ibindi bintu byinshi by'akagambane, kugambanira igihugu tunyuze mu ndirimbo. Ko usanga indirimbo ni ikintu kigera kure kandi kigacengera, kandi ugasanga gishobora cyakoreshejwe negative, cyakora ibintu bibi cyane. Icya kabiri, hari icyo bita style of music. Nta Bibiliya yemeza ubwoko bwo gucurangamo gospel na rimwe. Cyakora yavuze ko umuntu ashobora gukoresha inanga, gukoma amashyi, ubwo harimo n'ibindi, harimo za afrobeat n'ibindi byinshi, ama jazz rocks, zose izo njyana wazikoresha mu buryo bw'imicurangire y'indirimbo zaririmbiwe Imana, cyangwa se ukaba wanazikoresha muri secular music barazikoresha. Ibyo nuba nta comment kuri style of music. No kuri content of lyrics no turi butinde cyane. Hari ubwo intego y'indirimbo n'imyandikirwe y'indirimbo, intego y'indirimbo n'imicurangire y'indirimbo bitabasha gufasha umukristo kumenya niba yakumva secular music runaka cyangwa se yayiririmba. Ariko uramutse ugendeye ku myandikire y'indirimbo, ushobora guhita umenya ngo ino ndirimbo ndayumva, ndayihorera. Ese indirimbo nyikompoze cyangwa nyireke? Mbega nsohora ino ndirimbo cyangwa nyihorere? Irubahisha Imana cyangwa ntiyubahisha? Mbega ubufasha bw'amalyrics cyangwa se ubw'uburyo indirimbo yanditsemo nicyo kintu cyonyine cyahita kigufasha direct kumenya niba indirimbo uri umukristo ushobora kuyumva cyangwa udashobora kuyumva. Nayo kintu gishobora gufasha umu artist cyangwa se umukompoza cyangwa se umuririmbyi kuba yakandika indirimbo, iyo ndirimbo yayiririmba, yayisohora cyangwa yayiretse. Bashobora kuyikwandikira ugasanga ni ibishegu, iramamaza ubusambanyi, ni sexual immoralities, intention, ugasanga indirimbo ntabwo ushobora kuyisohora cyangwa se ntushobora kuyikora, ntabwo ari nziza. Noneho umuhanzi w'umukristo n'umukristo usanzwe, mbere yo kuririmba secular music runaka cyangwa se no kumva indirimbo runaka iri secular, ugomba kubanza kureba ko ikurikije ijambo ry'Imana riboneka mu Bafilipi 4:8. Abafilipi 4:8 handitse ngo ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibyishimwe byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, n'ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, n'iby'igikundiro byose, n'ibyishimwe byose, nihaba hariho ingeso nziza kandi hakabaho ishimwe, aba ari byo mwibwira gusa. Tugendeye kuri iri jambo rero, ujye wibaza uti ese iyi ndirimbo nyine ndirimbye
iyi ndirimbo ndirimbye, iki gihangano ngiye gusohora, iyi ndirimbo ndi kumva, yes, iyi ndirimbo ndirimbye irubashywe, iranyubahisha, irampesha agaciro mu bantu. Ese irubahisha Imana? Ese iravuga ibintu bisanzwe biri nomo? Kuko hari umuntu uririmba indirimbo ugasanga abantu bamuhagurukiye, bayirwanyije, igishegu, uburaya, ibiki, ugasanga no mu muco gakondo ubwawo ni ibintu ni indirimbo mbi cyane, itubashywe, itiyubahishije, itubahishije. Ikindi, irimo kwemera kw'Imana. Ese iyi ndirimbo irimo gukiranuka, irakiranutse, irimo ubwere bw'Imana. Ni indirimbo nziza isanzwe itagize ibintu yangiza mu buryo buri gospel cyangwa se bwo guhamya no kuramya, cyangwa se no muzi musanzwe n'ibitavuga Imana basi ntibe ikora ibintu by'urukozasoni, yihamya ibintu by'urukozasoni mu buryo tubahisha Imana. Ese iraboneye? Ese iraboneye? Ese yaca ahantu hose? Wayijyana imbere ya perezida, wayijyana imbere ya minisitiri, wayijyana imbere ya pasiteri, wayijyana he? Iraboneye iyo ndirimbo? Umuntu wese yayumva? Ikindi cya kabiri, ise yashimwa? Wayijyana mu bantu bakaba bati wakoze indirimbo nziza. Hari indirimbo abantu bacuranga cyangwa se baririmba ukumva wanayishyiramo kuri televiziyo, ababyeyi bagahita bazinya amateleviziyo bakaza kuyatsa nyuma iyo ndirimbo babarengeje ko yarangiye, uko bazi ko ubutumwa iri gutanga ubwabyo buri kujyana abana ahantu habi kandi aribwo bakiriho bakivuka. Aribyo ubona muri ino minsi abana bacu, urubyiruko n'abandi basigaye bapfa mu iterura nyine, bapfa. Usanga imico yabo itandukanye n'iya kera, y'ababyeyi ba kera bari bafite kugenda gushishoza mu buryo bw'umuco gakondo nyarwanda no mu buryo bw'Imana babihuza. Ikindi, mu magambo make, umuhanzi w'umukristo yakaririmbye indirimbo zamamaza Imana. Ibintu bitatu mu byitondere: yakaririmbye indirimbo yamamaza Imana, yamamaza good social values cyangwa se indangagaciro nzima, pure, yamamaza ubwenge bw'umutima cyangwa se nyine ubwere bw'umutima. Ikindi, yakaririmbye indirimbo yamamaza honesty and integrity, iyi indirimbo yamamaza ubunyangamugayo n'ubudahemuka. Ikindi, yakaririmbye romantic songs without sexual harassment cyangwa na sexual immorality. Akaririmba indirimbo z'urukundo ariko zidafite sexual immorality na nkeya. Nk'urugero, tuzi indirimbo ze Meddy yajyaga aririmba atarajya muri gospel, nazo zari indirimbo z'urukundo pe. Urebye kereka wenda niba hari ibyo nzi yajyaga wenda byari bigoye, aho nk'indirimbo yajyaga aririmba inkoramutima, ibintu nk'ibyo, wumvaga ko indirimbo z'urukundo zirimo imitoma zirangiriraho ba King James. Sinzi niba byarahindutse, sinzi niba byahindutse ko simbiherukamo ngo mbikurikirane wenda. Indirimbo z'urukundo zivuga urukundo rw'ukuri kandi rutarimo ibyaha by'ubusambanyi. Izo ndirimbo ziba zikenewe cyangwa zidashishikariza abantu kujya gusambana, zidakurura feelings ziganisha mu busambanyi. Izo ndirimbo z'urukundo zakaririmbwe n'abantu bari sekira cyane. Indirimbo z'ukuri ziteza imbere mariage no gushyingiranwa k'ukuri kwahawe umugisha n'Imana, kutarimo ibyaha by'ubusambanyi cyangwa se zidakurura ibyumviro by'ubusambanyi imbere ya mariage. Izo ndirimbo abantu bari sekira bakaririmba. Izi ndirimbo na Dawidi umwami yarabikoraga cyangwa yaraziririmbaga, ndetse na Salomo umuhungu we nawe yajyaga aziririmba, bakaririmbira abafasha babo cyangwa se abagore babo babatakagiza, barabaha imitoma. Ariko ibyo byose bakoraga ntabwo byajyanaga muri sexual harassment cyangwa sexual immoralities cyangwa bikureye feelings ziganisha mu busambanyi. Mu gihe usigaye mu indirimbo ugasanga indirimbo ubwayo yahise igutera icyaha, wahise urarikira, wahise wumva ugize izindi feelings, ku buryo udakoze rebuke ngo rebuke cyangwa se ngo utokeshe uvanemo iyo kaseti, wakisanga wamaze gucumura cyangwa se wagiye mu yindi si y'ibyiyumviro bibi biganisha mu busambanyi. Kandi icyaha cy'ubusambanyi ni icyaha, no kurarikira ni icyaha, n'ibindi byinshi. Iri ndirimbo yaba hip hop, yaba rock, yaba reggae, ibyo ntacyo bivuze. Ikigira icyo kivuze ni uburyo yanditsemo. Iki kintu cya mbere kigira akamaro cyangwa se kigize ikintu kivuze. Rero Bruce Melody n'abandi bahanzi b'ibyamamare bakomeye babana neza n'Imana, pe, n'aba Diamond n'abandi. Ahubwo ikibazo uburyo imyitwarire yabo igihe bari muri sekira,
iramitinga n'Imana expectation. Ikindi cya kabiri, ese ibintu baririmba biragende kuri bya bintu bine twabonye. Lyrics bazikotinze, bakotinga bakotinze lyrics, barangije bamaze gukotinga lyrics, bakotinze purpose of music, bakotinga na style of music na content of lyrics. Ibyo bamaze kubikotinga ukareba ibyo niba lyrics zamamaza Imana, honesty, integrity, ibintu nk'ibyo n'umuco, social values, ibyo ngibyo rwose wakorera Imana, waririmbira Imana, ukaririmbira secular music, ukorera Imana, ukitwa umukozi w'Imana, ariko bitagize cyane nk'uko n'ubundi usanga hari abahanzi benshi basigaye baragarukiye Imana. Yes, cyane rwose. Yes, ubwo tutagiye wenda kwivanga mu bintu byinshi, ushobora kwibaza ngo se Bruce Melody cyangwa se abahanzi bandi byamamare byakorera Imana kuri bimeze. Nakubwira ngo njye nekereje nabango hoya, kuko indirimbo baririmba benshi usanga harimo ibizirimo ibishegu, deje ugasanga deja zirakurura abantu, zinamamaza sexual immoralities n'ubusambanyi. Harabizi ko hari indirimbo nka Bruce Melody aririmba n'abandi bahanzi zikagenda zigateza saga mu gihugu, zigateza ibibazo, abantu bo mu muco na siporo bagahaguruka, abantu bakajya bahamagara ku maradiyo bati izo ndirimbo n'urukozasoni ibiki byose. Yes, izo ndirimbo n'abamugize harimo izo bajyaga barima ngo ni hari iyo bitanga k'inyuma, iyo bitanga saa moya n'izindi nyinshi ntazi, ariko zimwe zagiye zikomwa n'abantu bakuriye imico na siporo mu Rwanda n'ahandi, n'abandi bantu bakera bagendera ku ndangagaciro za Gikristo n'umuco usanzwe nyarwanda wemera ko ibyo bintu bitakwiye kuza mu ruhame. Iyo turashimira ko hari abasitari bo mu Rwanda n'abanyarwanda bari kugenda bakira Yesu, harimo DJ Briane na Ngabo Medal. Rero Imana izabakomeze nabo, wenda intambwe bafashe izagomeze ishikame, kandi ubona ko nka DJ Briane agerageza guhuza kuvanga imiziki isanzwe iri sekira, ariko ugasanga aranahuza no kuza mu nzu y'Imana, kuko niba ariko kazi kamutunze ntago azabivamo ngo abone ubundi buzima, ariko ashobora kugenda akabikora ibyo kandi agakomeza agakorera Imana bitewe n'uburyo yabikozemo mu buryo butangiza izina rye cyane n'ibindi. Rero ikintu kiza nabashishikariza nuko niba ari umuntu ushaka kurikira Yesu wamukurikira gusa, ntugire ibindi bintu ugendana nabyo. Yesu yaravuze ngo niba ushaka kunkurikira ikorere umusaraba wawe nkurikire. Ndiko ko hari umugabo wari ushatse kumukurikira amufatiranye mu mayira, Yesu aramubwira ati sha yewe nkubwiza ukuri, ingunzu zifite imyobo ziraramo, namwe mufite aho murara, ariko umwana w'umuntu yavuze naho arambika umuntu. Ngo bamubwira ati niba nkurikiye umenye ko uzajya uhora ugenda nta kurambika umusaya, nta gutuza. Mu yandi magambo, ushaka kurikira Yesu ufata ibyawe byose ukamukurikira, rimwe na rimwe ukanareka. Niyo na Medi yavuze ngo reka ndeke byose mfite ari inyuma nkurikire Yesu. Ibyo ni ibintu bikomeye, ni imbaraga zikomeye, ni ubutwari bukomeye, ni ububasha, kandi buriya ibintu wari ufite nk'umuntu w'umuhanzi iyo transforminzemo ibintu ufitemo Imana ifata bya bintu wagiyemo ikabiha umugisha, kandi niba bigaragara cyane. Muzarebe indirimbo Bruce Melody yakoze akiva mu Burundi yitwa ngo ningukira, sinibuka neza y'Imana, ariko indirimbo yarimbagamo avuga uburyo ngo Imana imuha umugisha, ngo imurinda, ngo abantu bakamurwanya bakamufatira ngo ku bibazo agahita abona imisoro, ibintu nk'ibyo. Ariko iyo ndirimbo ni yarakunzwe, uzarebe ifite muri za views, bari tuyemo niba atari 3M views, ariko ugasanga nyine ntabwo umuntu yumvisha ko hari indirimbo za gospel zaguteza imbere zikagukiza, kandi ukabonamo umugisha, siwe n'umugisha ukanakiza n'abantu, ukanafasha abantu gukizwa, ukabohora abantu bari mu ngoyi z'umwijima. Ibintu byose birashoboka, biterwa ahubwo n'icyo Imana yaguhaye, n'icyo nawe wayihaye, n'icyo wayemereye kugira ngo ikuyoboremo. Twari turigana kuri no topic y'uburyo umuntu ashobora gukorera Imana ari umusekira kandi Imana ikamuha umugisha. Rwose ni ibintu bishoboka, ni ibintu bisanzwe ko bibaho cyane rwose. Rero kandi bigaterwa n'ukuntu wagiye witwara. Wenda sinjya menya judgment y'ubuzima, ariko
niba uzareba umuhanzi witwa wenda John Drell wo muri Nigeria, ubona uburyo yitwaramo, wenda sinzi niba ari umukristo cyane, ariko ubona imyitwarire ye mu buhanzi bwe, ubona ko imitinga gospel, ubona ko ni umusekira, n'indirimbo zubona ko ziri sekira rwose, ariko ugasanga wanamujyana mu rusengero agahita akomerezaho akaririmba cyane rwose, bitewe n'ukuntu ubona yitwara. Ntago ari umuntu ushyuha cyane ngo akora ibintu byose bishoboka ngo abantu bamukunde ko yaririmbye indirimbo mbi ziri naked, no, ari indirimbo ubona nziza, kandi ugasanga ni indirimbo zisanzwe z'urukundo, ziri romantic, aho ugasanga ushatse bahita umubwira ati komereza mu rusengero naramye Imana. Rero Imana ishimwe ko twabanye muri kino kiganiro, Imana ibaha umugisha. Ndumva ibibazo mwibazaga mwabisubijwe cyane, mwamenye ko umukristo ashobora kumva indirimbo ziri romantics cyangwa ziri sekira, ariko akaba yamaze gucikinga lyrics yayo, katica ibyiyumviro bye ngo abijyane muri sexual immoralities, cyangwa se abijyane muri violence, mu rugomo, cyangwa se ngo arenge kuri social values ziranga igihugu arimo, cyangwa zinamuranga, ziranga n'abanyarwanda wenda muri rusange. Rero Imana ibaha umugisha ko mwemeye kubana natwe muri uno mwanya. Ndabashikariza kujya gukora subscribe, share na comment kuri Healing God Official, kugira ngo ubutumwa bwose buzajya buboneka mujye mububona. Kandi uramutse ushaka ko tuganira ku bindi bintu bimushaka ko tuganiraho, wajya muri comment ukatwandikira topic twazaganiraho. Ushatse kuduha ibitekerezo nabyo wareba nimero twagiye tutaginga muri description ukatwandikira. Ndagushikariza gukora subscribe, share na comment kugira ngo dufatanye gukora irivuga butumwa rigere kure, hafi na kure. Kandi Imana iguhe umugisha kubwo kubana natwe muri uno mwanya. God bless you too much. Ciao. God bless you.